warigeze wibaza impamvu hari abantu basaza bafite umutungo utagira ingano mu gihe abandi barinda bapfa bakirwana no kubona amafunguro ya buri munsi? Uyu munsi reka tubagezeho ibimenyetso 10 byerekana kare ko ushobora kuzapfa uri umukene cyangwa uri umukire. Ntibishingira gusa ku mahirwe, ahubwo bishingira ku myitwarire yawe ya buri munsi no ku buryo utekereza. Icyakora abantu bose bafite amafaranga nta n'umwe wayavukanye, hari ibyo bakoze bakayagira. Nk'ubumenyi ku mitekerereze myiza ku bijyanye n'amafaranga, aho abantu benshi batagira ubutunzi si uko baba batabushaka, ahubwo nyine ni uko batamenya uburyo bwiza bwo kubungabunga no kubyaza umusaruro duke bafite. Kugira ubumenyi ku bijyanye no kuzigama, gushora imari no gutegura ejo hazaza ni intambwe ya mbere. Kugira intego no gutegura imbere hakiri kare. Umukire w'ejo hazaza ni umuntu ushobora gutekereza imbere no gufata ibyemezo bizamugeza aho ashaka kugera. Ni ngombwa rero gutangira kuzigama no gushaka uburyo bw'imibereho irambye hakiri kare. Guhitamo neza abo mukorana n'uburyo ukoresha umutungo. Gukoresha amafaranga yawe rero n'abo uyaha cyangwa se aho mufatanya imishinga bifite uruhare runini ku buzima bwawe bw'ejo hazaza. Umukire ni umuntu uzi kwirinda gusesagura, akamenya uko umutungo we wakomeza gukura. Ubwo niba gusaza uri umukire bishoboka, ubwo no gusaza ukennye nabyo birashoboka, nubwo benshi turaje inshinga no gukora ngo dutere imbere. Yego nibyo rwose, gusaza uri umukire birashoboka, kandi nyine biba kuri benshi ku isi, cyane cyane hari ubukene bw'igihe kirekire, politiki mbi cyangwa imiyoborere idashingira iterambere ry'umuturage. Ibi rero bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, zirimo kubura amahirwe yo kwizigamira no gushora imari. Iyo umuntu rero akora akazi kadahoraho, kadatanga n'umushahara uhagije, cyangwa se udafite ubushobozi bwo kwizigamira, aba ari mu byago byo gusaza nta mutungo afite. Impamvu ya kabiri igaragaza ko ushobora kuzasaza uri umukene, bimwe mu bihugu bikennye gahunda zita ku bageze mu zabukuru nk'impesheni n'ubufasha ku mibereho ziba zidahari cyangwa se zikora nabi. Ibi rero bigatuma usaza warakoze ariko nta byo kugufasha bihari. Iyo umuntu rero atigeze agira amahirwe yo kwiga cyangwa se kwiga ibimufasha guhanga umurimo, akenshi agira ibibazo byo kubona akazi keza, bikagira ingaruka ku buzima bwe bwose kugeza no mu zabukuru. Ikindi rero ni ibibazo by'amagara n'uburwayi. Ubuzima bubi cyangwa se indwara zitandukanye zidakurikiranwa neza bishobora kumutwara umutungo muto yari afite, cyangwa se kumubuza gukora igihe kirekire agasaza ntacyo yagezeho. Ikindi ni imyumvire. Hari aho abantu rero bumva ko amafaranga cyangwa se ejo hazaza biza, ubundi ntibategure iby'ahazaza hakiri kare. Ibi rero nabyo bishobora gutuma umuntu asaza ntacyo yiteguye. Ariko kandi hari icyizere. Iyo umuntu atangiye kare gutegurira ahazaza, akiga, akizigamira uko ashoboye, akirinda imyenda idafite umumaro, akanashaka uko yakwiteza imbere mu bushobozi buke afite, ashobora gusaza neza kandi afite agaciro. Dore ibintu 3 by'ingenzi rero byahinduye imitekerereze y'umukire dufata ko ari boss w'isi Bill Gates, bikanamufasha gutera imbere no kuba umukire ukomeye ku isi. Icyambere ni ugusoma cyane no gukunda kwiga ibintu bishya. Bill Gates yakuze akunda gusoma cyane ibitabo cyane, ndetse yewe ibijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ubwenge, ikoranabuhanga n'ubucuruzi nyine. Yavuze ko asoma ibitabo bisaga 50 buri mwaka. Ibi byamuhaye ubumenyi rero bwagutse kandi butandukanye, bumufasha kureba ikintu ku rundi rwego. Abantu benshi baruhukira kuri TV, nge rero nduhukira mu gitabo, wakaba Bill Gates. Ikindi kintu cya kabiri cyamufashije kuba umukire ni ukumva ko ikoranabuhanga ari ryo ejo hazaza. Bill Gates yamenye kare ko ikoranabuhanga, cyane cyane software, rizagira uruhare rukomeye mu buzima bw'abantu bose. Iri rero niryo pfundo ryatumye afata icyemezo cyo gushinga Microsoft akiri muto cyane. Yabonaga ko izaba iyobowe n'abafite ubushobozi bwo kuyobora mudasobwa. Aha rero yagize ati, "In the future there will be a computer on every desk and every home." Bill Gates mu myaka y'1980 nuko yiyumvaga. Ikindi kintu cya gatatu ni ugutekereza mu cyerekezo kirekire, long term vision. Gates ntiyashakaga amafaranga y'ako kanya, yashakaga kubaka ikintu kirambye. Yari umuntu ushishikajwe no kureba kure ahisigana ku ikoranabuhanga rizaba rimeze n'icyo abantu bazakenera. Ibi byatumye rero yubaka Microsoft nk'uruganda rw'igihe kirekire rutanga ibisubizo ku isi yose. Icyo wamenya kuri Bill Gates mbere y'uko twinjira kuri top 10 yacu, Bill Gates ntabwo yakoze ibitangaza mu buryo bwa siyanse, ahubwo yahinduye imitekerereze, ashyira imbere ubumenyi, icyerekezo kirekire no gushaka gutanga igisubizo cy'ingenzi ku bantu bose.
Ikintu cya mbere rero gishobora kuzakubera ikimenyetso cy'uko uzaba umukire ko byamera kose nko guharana inyota yo kwiga. Abakire ntibigira rimwe ngo birangire, baba bahora biga, gusoma ibitabo, kureba amashusho y'ubwenge, kwitabira amahugurwa. Uzi ko uwitwa Warren Buffett asoma amasaha 5 ku munsi? Niba rero nawe uhorana inyota yo kumenya byinshi, ibyo ni ibimenyetso bya mbere by'uko ushobora kuzaba umwe mu bakire isi izagira hazaza hacu. Ikintu cya kabiri rero cyerekana ko uzasaza uri umukire, uzi gutegereza inyungu z'igihe kirekire. Abantu rero bifuza byose vuba ntibagira icyo bageraho. Abahanga mu by'ubukungu bavuga ko ubukire nyabwo bubarwa mu myaka, si mu minsi. Niba rero ushobora gusubika ibyishimo by'ako kanya kugira ngo ugererwe ku nzozi zawe, uri mu nzira nyayo yerekana ko uzasaza uri umukire. Ikintu cya gatatu ni uko uzigama kandi ukagenzura imikoreshereze y'amafaranga ubona. Niba ushobora rero kugenzura amafaranga yawe ukamenya aho ajya ukirinda gusesagura, ni ikimenyetso gikomeye ku bantu bazasaza rero ari abakiriya. Amafaranga yose yinjira aba afite aho agomba kujya. Ikintu cya mbere cya kane cyerekana ko ushobora kuzasaza uri umukire, ufite intego zifite aho zishingiye. Abantu benshi bafite intego zifatika, zifite igihe n'uburyo bwo kuzigeraho, baba rero bafite amahirwe menshi yo kuzabigeraho. Si ugutekereza gusa, ahubwo no kugira gahunda. Ikintu cya gatanu cyerekana ko uzasaza uri umukire, uzakira gutsindwa nk'ishuri, si nk'iherezo. Abantu benshi rero bacika intege iyo batsinzwe, ariko nyine abakire babifata nk'isomo. Gutsindwa kwabo ni intambwe baganisha ku gusoza inzozi zabo. Ikintu cya gatandatu, uzi guhitamo abantu bagusubiza inyuma nabo guteza imbere. Inshuti zawe niyo soko y'iterambere ryawe cyangwa se kugusubiza inyuma. Niba rero uhitamo abantu bazima, batekereza neza, bagushyigikira kandi bagufasha gutekereza kure, ni ibimenyetso by'uko uri mu nzira y'ubukire. Icya karindwi, ufite imitekerereze y'ubushoramari, ubona amahirwe aho abandi babona ibibazo. Nta muntu w'umukire rero utegereza akazi, ahubwo atekereza uko yashingira abandi imirimo. Nubona rero amafaranga ukabitekerezaho nka kapito aho kuba umushahara, uri mu nzira nzima yerekana ko uzapfura umukire. Ikintu cya 8, uzi kwihangana no gutegereza inyungu z'igihe kirekire kizaza. Ubukire rero ni nk'imbuto, ntushobora kuyitera ejo ngo uyisarure ejo bundi. Icyihutirwa si icyo gikomeye. Iyo uzi gutegereza, gukora gake ariko uhamya amaherezo, uzabona umusaruro mwiza. Ikintu cya 9 rero, ufite ubunyangamugayo. Biro ntibikunze kuvugwa ariko nyine ni ingenzi cyane. Ubukire burambye bushingira ku kubahana no gukorera ku mucyo. Iyo wubaka izina ryiza, amafaranga azakomeza kukugana. Ikintu cya 10, ufite inyota yo gufasha abandi. Abantu benshi rero bagira umutima wo gufasha, gutanga inama, gusangiza abandi amahirwe, nibo babona imigisha myinshi. Gufasha abandi rero si ugutakaza, ni ugushora. Niba rero muri bimenyetso 10 byibuze ubonamo nibura 5 cyangwa birenga bikubereye, wowe ntabwo uri umuntu usanzwe. Hari ikintu gikomeye uri kubaka. Waba ukiri muto cyangwa ugeze ku muzabukuru, hari icyizere cy'uko uzasaza uri umukire. Niba ukomeje uwo murongo, birimo neza rwose, biri mu nzira njyabukire. Nuko nsoje rero, wiyumviye byinshi utari uzi kandi byari ngombwa ko bimenya. Ngaho kora subscribe, ufunguwe n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.